inama rwose yari ihuje perezida wa board ya Rayon Sport, perezida wa komite nyobozi ya Rayon Sport ndetse n'abaperezida b'amafani club ya Rayon Sport yose ibe. ngira ngo ni inama y'ihuriro ry'amafani club buriya yaba Muvunyi ndetse na Tade baje nk'abatumirwa bari batumiwe n'ubundi na Dr Norbert uyobora fan club ku rwego rw'igihugu. Yego inama rwose yari ihuje perezida wa board ya Rayon Sport, perezida wa komite nyobozi ya Rayon Sport ndetse n'abaperezida b'amafani club ya Rayon Sport yose ibe. ngira ngo ni inama y'ihuriro ry'amafani club buriya yaba Muvunyi ndetse na Tade baje nk'abatumirwa bari batumiwe n'ubundi na Dr Norbert uyobora fan club ku rwego rw'igihugu. Yego mu byemejwe hano bavuze ko bemeje ko ngo hari fan club igiye kwishyura miliyoni 11 urumva bakagaruza ngo ya modoka ya Rayon Sport Blue Winners urumva ni Blue Winners ya urumva Blue Winners ariko ibamo abantu babakapongera Blue Winners igiye kwishyura amafaranga kugira ngo Rayon Sport yongere igire imodoka igenda ngo miliyoni 11. Hanyuma basabye yitwa Rukundo Patrick kwegura. Rukundo Patrick numwe yigeze kugaragara yambaye jezi ya APR n'ubundi mu byamukurikiranye uriya mwambaro wa APR yambaye waramukurikiranye magingo ye. Si ari umubitsi wa Rayon. Yego niwe trésorier. Rukundo Patrick ngo kuri Rayon Day ngo yakoresheje protocole ya APR. Ugize ngo iki? Abatasi barinjiye baravuga ati abantu bakoze protocole kuri Rayon Day basanzwe bakora protocole ya APR. Ariko ibyo ngibyo si bwo harimo n'umuntu mu mushiki w'umukinnyi w'Amavubi ntashatse kugaruka ku izina rye. Urumva baraperereza baravuga bati ibi bintu we Rayon Day ibintu byacu bizanamo ibikona gute niko ngo baramugurukanye ariko n'abareyo barijanditse baramugurukanye bigahita bihura na ya jezi ya APR bigahura na ya jezi na ya foto ngo nayo bahise bayigarura. Baravuga bati ibikombe banyweragamo muri stade biriho rwa ruganda rutera Rayon Sport inkunga biriho na logo ya Rayon Sport ibyo nabyo bakoreshaga ibyo nabo birabakuraho iyo protocole ubwo irapfuye. Urumva Rukundo nayo rero ngo bamusabiye kwegura yari yarashinzwe iki trésorier yari trésorier. Hanyuma undi muntu ngo basabye ko yava rwose mu buyobozi n'uwitwa Muhirwa Prosper ngo yanasabye kwitabira inama abayiteguye barabyanga kategori koma nkuko abafaransa bivuga. Bati ntago tubishaka baramuheje ntago biruka mu kirego ntibikunda ariko niba wisunza amategeko wamwirukana wanamufungereka none amategeko hamwe n'amategeko urumva ariko urumva abateguye inama n'abayobozi ba fan club ntibamushakaga ndetse hari ikibazo gutumira cyane bagutumira hanyuma mu byifuzo rero by'abavandimwe ngo basabye ko hajyaho CEO agasimbura SG urumva hakajyaho na directeur technique icyo cyo baragikeneye bakagira umuntu ngo ushinzwe umutekano kandi security office baramukeneye cyane. Hanyuma ibyo bavugaga iberi basabye bano basaza bo muri board barangajwe imbere na Muvunyi ngo ko rwose ibya board babivamo ahubwo bagasigara ari abajyanama bisanzwe cyane bajya muri ngishwa nama muri komite ngishwa nama niho bagomba kujya. Abanyasenegali bose barishyuwe imishahara yabo ntacyo bakibaza reyo banga cy'abanyasenegali abantu bacyumve neza. Hari umwenda abanyasenegali bari baberewe na Rayon Sport bijyanye na recruitment n'imishahara ya sezo ishize. Sezo ifunga mu kwezi kwa gatandatu ariko abanyasenegali basinya amasezerano basinye guhembwa imyaka 2 bivuze ngo n'amezi 28. Hanyuma bamaze guhabwa iyo mishahara Rayon Sport byose irabyoreza n'amatike pe ariko abanyasenegali baravuga kuko abati ko tugomba guhembwa amezi yacu yose tukaba turabonye kwezi kwa gatandatu n'ukwezi kwa 7. Ejo bundi amezi ya preseason batari bahari cyane. Rayon Sport iravuga iti rero ntabwo twabahemba mutari muri mukazi mutarakoze ariko nabo bakavuga ngo impamvu tutakoze nuko mwari mutaraduha ibyo mutugomba nemwe mwabiteye sa amakosa yacu impamvu tutitabiraga akazi. Urumva Rayon Sport ijya mu mategeko nk'amande y'ubukererwe ijya mu mategeko ibona nta ngingo nimwe yirengera kubitabahemba kwezi kwa gatandatu n'ukwezi kwa 7 yego niba bakoze imyitozo ariko impamvu yabyo niwe wayiteye. Rayon Sport ifata amafaranga yashyira kuri konti zabo kwezi kwa gatandatu n'ukwezi kwa 7. Urumva yaba Yusudian ndetse na Faringanye ngira ngo president nahamije ko rwose
batandukanye na Omar Nyingi bamaze gusesa amasezerano we na Abdoulaye Jaro. Bivuze ngo rero abanyasenegali bamaze kubona amafaranga y'ukwezi kwa gatandatu n'ukwezi kwa karindwi. Biteganyijwe ko rwose nta gihindutse icyabihindura nuko babona amakipe bakavugana nayo noneho bakaza bakabwira Rayon Sport ko babonye amakipe ngo Rayon Sport kishyurwa. Rwose nta gihindutse ejo kuwa kabiri abanyasenegali Yusudiyan na Faringani bazaba bagize Kigali. Yes, nta gihindutse abantu babyumve neza, nta gihindutse. Hanyuma tugenda dusoza kuri iyi myanzuro y'inama yaberagaho bita muri hani Ruyenzi wa Ruyenzi. Hanyuma rero undi mwanzuro wo bita Haji Kanyabugabo. Haji Kanyabugabo arishyuza Rayon Sport miliyoni 35. ariko abareba ziri kugenda zikura abareba zari 30 urumva zari 30 zigenda zikura zimaze kuba 35. Axel abareba ishyura Kanyabugabo kuko Kanyabugabo Reka twumve umwanzuro bafashe. bivuga ko ari nawe wakoze deal ya Paveri. reka twumve umwanzuro ngo yaramubitse cyane Kanyabugabo Perezida Muvunyi na Perezida Tadeyo bemeye ko bamuhaye 10, 5 Muvunyi 5 Tadeyo. 10, 5 za Muvunyi ni 5 za Tade. None 25 zisigaye bamubwira uburyo nayo azagenda ayahabwa. izinga esi zosama Ugasigaye 25. 10 hasigaye 25. Urabona nka bino Kiyovu yakoze ibyo kuvuga ngo tuzabishyira muri ubu buryo bano bakinnyi ikirego cyabo kikavamo muri FIFA. Na Rayon Sport ibyo yakoze bavuga ati vanamo ikirego tuguhe 10 izi 25 wenda ni twakira match ya APR na twakira match ya APR tuzaguha izindi 10. ubundi ikintu cyatumye ngo batamwishyura gutyo niko bari bazamwishyura. baramubwiye ko bazamwishyura bazageza muri Rio de Mwaka bari baramubwiye urumva ruvuyaga bamubwiye ko bazamwishyura muri za match ebyiri za nyuma za champion. Noneho haba ikibazo cy'umutekano babahana gukina awikura. Niyo ubundi niko Tadeyo yasobanuye ko impamvu batamwishyura bagomba kumwica muri za match ebyiri za nyuma birangira bahanwe gukina nta bafana bakina awikura. Miliyoni taranize yaradusekeje aravuga ati Kanyabugabo rega amafaranga ntayo uzabona ati abantu tugifitiye ibirarane Tigana n'igihe Tigana yakiniye abantu tugifitiye ibirarane biri ariko icyo mbaza urumva ibirarane bafitiye biri ngo ni birakira umukinnyi Musakombe birakira umukinnyi niga muri primaire bajyaga baza gukora reception mu rugara ku Kicukiro na bazapi bafite baro za tango badoye baro za tango nko muri 2 urukumva y'imyaka baracyamufitiye ibirarane n'abatigana ibintu by'ideni muri Rayon Sport ntago ari inkuru n'abafashe icuma tuze Rayon Sport nayitinye n'umunyamakuru mu Jamideni abanyamakuru b'amadeni oya se wowe abanyamakuru irimo amadeni ntabwo byabura. Hanyuma iminota ntiducike hari abakinnyi bane bagiye gutizwa abo ni bane rero baragenda guteba barajya he. Umukinnyi wa mbere utizwa yitwa Ndikuriyo Patient. Umunyezamu avuye mu magaju ashaka gusubirayo. N'umuzamu baguze bavana mu magaju ndabyiruka bora Patient sinya nari Nyamagabe rwose kuri hotel yasinyiyeho y'Inyamagabe. Ari kumwe na Masudi Narisisi na Rukundo Abdurrahman Papre bari abakinnyi batatu baturutse i Burundi. Hano kwa president. Kwa president rwose abantu barahasi. Mu murenge wa Gasaka niko mu Nkende. Hanyuma icyo Rayon Sport yanze rero yanze gutunga abazamu batatu b'abanyamahanga. Umva agomba gusinya Paveri Nzira baracyafite Dirisa Kuyate baratunga b'abanyamahanga babiri batiza Ndikuriyo Patient. Patient arajya muri AS Kigali amakuru namenye arajya muri AS Kigali. AS Kigali itakaje abazamu babiri yaba Dorfe na Gaël ngo basigaranye Kanuma wenyine Pascal mazamu mwiza cyane agenda n'ubundi Patient ajya muri AS Kigali ntabwo mpamya kazicaza uyu Kanuma Pascal zamu muzima cyane ariko azamufasha kuzamura urwego azamufasha kuzamura urwego banatunga abazamu batatu urumva AS Kigali ifite Alexandre Mutabaruka banafite Kanumba baramutabaruka niho yibereye yavuye muri AP. Undi mukinnyi yari ugomba gutizwa mwene wabo w'umurundi yitwa Rukundo Abdurrahman Papre mutoza namubwiye ngo ntabwo uri nimero 10 mu ba nimero 10 nabonye nabaho nitwa Ngerotfi ntabwo rwose uri nimero 10 yaramufetse cyane nagushyira kabiri nagushyira karindwi cyangwa no muri defense cyangwa no mu izamu ariko ntabwo uri nimero 10. Papre aramuga ati nanjye aho nakuriye Burundi sinigeze nyina kabiri ntibibaho sigarana ibikipe yawe Papre nawe birashoboka cyane ko yajya muri AS Kigali iri muri diruye ariko namukura birashoboka cyane ko yatizwayo hagati ya Mukura na AS Kigali niho uyu musore Rukundo Abdurrahman Papre agomba kujya. Undi mukinnyi ugomba gutizwa yitwa Asana na Innocent. Asana buriya Muhanga yifuje kumutira kirikare imbere cyane mbere ko banakina match ya gishuti Gatera arababwira ati ngiye mume Asana nta mubyaza umusaruro nabonye uburyo atangamo passe byamfasha. Ubwo rero Asana ntabwo ndamenya hana agomba kujya ariko ubwo Muhanga iramutse bigarutsemo yamujyana urumva ubwo n'urwego nyine n'urwego rwe rwagaragaye ubwo nirwo rwego none se nkubeshye. Hanyuma aho tutaramenya hajya rero niganijuru ishimwe urumva ubushize ganijuru yaratijwe muri Zio nabwo ntiyakinaga agira n'ibyagira na manuka we niza kubigira mu cyiciro cya mbere
yari kuguma yagasozanya oya Gicumbi iri i Kigali najye kwa bamuhe Dimato Gicumbi ari i Kigali ajya rwose kwa guterera Dimato gatatu ariko baravuga ngo bakoze amakosa yo kumwongera amasezerano kuko buriya Ganijuru yari yarasoje bamwongera babona ko nta gahunda yo kumukinisha bafite niyo mpamvu umwaka wa mbere bahise bamutiza muri vision ubu ari mwaka wa nyuma w'amasezerano ubwo Ganijuru rero birashoboka cyane ko yajya muri za Gicumbi ariko nawe umutoza bavuga ati mubatize nsigarane bake beza nzakoresha nshaka igikombe cya umutoza shampiyona yari kuri stade namubonye Rayon Sport kuwa Kadusoze. gatandatu bazakina na Vipers Na Rayon Vipers. Sport, bazakina na Vipers Ubwo nayo- izabageze Kigali ubwo nayo ikomeje gupimwa tuzayirebera kuri Vipers niba hari icyo yungu I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is